Oya ndi muramburi yaje ndi hafi kugera muri bare ya Nyabugogo. Muri gare ya Nyabugogo rega urimo kuntera ibisupress byinshi mu mutwe niyo mpamvu urimo kuba umurokore nyawe ni ibikorwa byiza. Kora ibikorwa byiza byo kuvuga icupa ntaga ryo rizakuranga kuri umurokore cyangwa utari umurokore. Urumva abantu baranteranye bakavuga ati cya kintu irane nyamweru irami mari ni boro nkareba umukano naca no kubarokore bitwa ngo nabarokore bagenda bavuza agapendo gutya nkumva umuntu aciye ngo toka shitani mizina rya Yesu karimi inana zitwika urumva hapu cyuri zose ziba ziri mu urumva umungu akamuhamagara ngo ngwino utsange muri ghetto iyo ghetto ugiyemo uzikari muri paradizo barakurongora hagarara hamwe urumva ni mu gasenyi ya baragutwita ngo wande ngo ngiye kugushyira muri rimbo ngo ngiye gukira gute ubwo n'ubusarigo mahubwo bukomeye abakobwa basigaye bibunza birenze urumva ngewe umbwiye ukambwe ati Fidel ngwino ndaguha vewiti ndaguha amaso y'inyana Mr Yes akambwe ati Mr Yes ngwino ndaguha amaso y'inyana urumva cyangwa ndaguha 200 ngwino mbyarira kana mpamagara uje no mutere nze mutere sindushaka se Banezere ko mumeze Fersana ni yawe TV ni Patrick Entertain atatugarutse muri stories zitandukanye ariko mbaze ngurutse ko ari website kugeza amakuru yizewe kandi yabagezweho hirya no hino ku isi ni yawe TV.com urayisura ukamenya isi bayerekeza ikintu cyambere n'amakuru ugasobanukirwa niba bivugwa hirya no hino ku isi umeze fresh ewana bo ibintu ni sawa kabisa ewana cyane ko nde uri na swaga ewana ndi na swaga kabisa ibintu ni bomboka Arakiye twishimiye kwakira kuri yawe TV tubaye ikaze. Ewana fresh sun. Biracamo. Ewana cyane kabisa. Watangira wibwira abantu ni gute wibwira abantu? Yes, thank you. Nitwa amazina y'ababyeyi banyise nitwa Fidel Mboneye. Ariko amazina y'ubustari cyangwa se y'ukuntu ndimo kugenda ngafata yitwa Mr Yes. Mr Yes kuko nararebye mbona Mr Yes rino zina zizamvura stress mfite mu mutwe kabisa. Mr Yes. Ewana Mr Yes. Ugurikiriza byose. Byose ndikiriza n'ubu kuba nicaye hano ndabona ari Yes. Nuko wambaye ndabona ari Yes kabisa. Ibintu byose ni Yes. Ubona mo kugafata se? Cyane. Ugafata ubona birimo biza. Birimo biraza. Nese wambwira gute ko ntagafashe nimba naragendaga nkaryama ngiye nyine nizinze nk'ipine rya gare ya moshi. Arya burya gare ya moshi gira ipinera. Aya ni agitorose. Ariko nkaba nsigenda ndambije uzurumva mbafite undambije iruhande byaremere niyo ngeze mu buriri babi Yes ubwo bishatse kuvuga ko mfite no mu buriri urabasha kubasha gusa se ave byihore ibyo kubasha byihore reka harabyatari no bamwe bukomeye burakomeye bya sana okay ni fresh cyane kabisa uyu munsi tuzaniye iki soro maze iminsi tari muri social media uyu munsi ugarukanye iki wanangarukanye ibintu bishyashya cyane ariko ari ibintu nabaze kubona ariko nari nzi ko bangira ishyamba wana kuko narageragezaga kuvuga ariko nkagera mvuga amagambo menshi nkabera nk'uwahebebye kabisa ukavuga menshi nkande nkavuga menshi nkande nkanjye nyine nkuko navugaga nabona ari ibintu navugaga babona nta njyana bifite kabisa kuburyo ushobora no kubiha beat bikanga so rero mfata umwanya munini wo kubanza kwitekerezaho navuga ati ngomba kureba ibintu bifatika ngomba guha abantu bagaseka ubu muri make uje kuvuna imbavu oya ntago nje kuzivuna nje kuzongera kugira ngo zibe nini ya cyangwa se abantu baseke bafateho kubera ko umuntu yafashe ntago ziba zigize ikibazo oya nyine yusetse cyane ari gihe zigira ikibazo ariko abantu babaho umuntu wese agomba kuba ari mu buzima bwo guseka bwo guseka ari giuse biri mu isi kuri isukari ya 2200 umuntu araseka neza isukari guri 1000 neza uragira ngo byo bitanga iki none se mugani kurira byagabanya igiciro none se nindira ubwo ninjye hano nkavuga nkatangira nkavuga ngo ubwo isukari rero itigabanyuka bate numve kuri radio bavuga ngo igiciro ngo isukari yageze kuri 500 wapi byose ni kimwe ugomba guseka ukenjoyinga ukishima agasukari ko urakabona indese aya teremusi zarabitswe kabisa zazanye uruhumbu isukari ntabwo ari n'umuntu urimo kundeba nandemere nibone isukari zazanye uruhumbu teremusi am serious kandi abana bamwiki ko numva bagira benshi se kandi mfite umwe ariko amwikiza oya ngo amazi dusigaye tuyashyiramo bombo nyinshi cyane rega isukari iba mu bintu byinshi cyane ushobora no gufata bombo ukazishyira mu mazi kugira ngo hindishya bikaryoha umwana akanywa isukari mu bintu byinshi cyane iri mu bintu byinshi cyane urumva rero ntabwo umwe yagahenza abantu kuko bayibona muri byinshi ntago mbizi wenda hari abagize bombo ziri mu mazi bakarwara ikirungurira
ubwo nyine nibihangane nyine bajye bagerageza mu buryo bashoboye ubwo n'ubuhanga bwanjye Yari system wokora. yo ni system yanjye ngenda akazereka neza Gasetsa abantu twumva. Abantu twumva. oya nsetsa abantu si ubwo ngubwo ugira ngo unahita basetsa ku ntunguye nona oshye turaganira biraza kuza biza birikora bigenda byikora bibi n'ubu kuntu umeze gutya byonyine uko mpagaze gutya birasekeje si ubwo ubona agafone kari mu mufuka ingofero yose ni ipasi ibintu byose bimeze neza rero baraza buretse Allo yes umva ariko mwana ntukampama umva ihangane ndi oya ndi muramburiyaje ndi hafi kugera muri bare ya Nyabugogo muri gare ya Nyabugogo rega urimo kuntera ibisupress byinshi mu mutwe niyo mpamvu urimo oya ariko mwana ntukajye wigira umuntu wa fake byatari we nkubwiye ko ndi hafi kugera muri gare ya Nyabugogo nari mvuze bare kubera nafite inyota nyinshi cyane ikomeye oya humura nubona ntaje unyite kabudensiya cyangwa unyite mukabideri ariko ayo mazina uhita uyama ariko ndaje mwana ntukajye ntera story aya uri muri bar oya ni ibintu mfite icyaka kirenze ese igikoma rakibaza igikoma urabona ndi umwana nako nawe utangiye kunsuzugurira aha ngaha muri iyi jaride asa nano wagabo uzibanywa igikoma bababuzi ibyo banywa ntago ndimbati wigeze kubona avuga ati ndimbati se kari umukomediye nyine anywa igikoma kugira ngo abantu bisekere nko kubona umugabo yanywa igikoma abantu baraseka byatari hasi ubundi igikoma akoze kunywa igikoma bitwaye birarushya abagabo tuba dufite amastress menshi adatuma kunywa igikoma bisaba guhozahoza wongera umira haba harimo n'utuntu tw'amasaka tugenda duhagama mu muhogo rero kugira ngo uzajye kubikuramo babikaze winywera akantu kigendera gutyo ugahita wigira mu kazi ibyo rero ni ibyo abantu barambije bazi kwicara bakanywa yes na gastro agafanta castro n'utundi tuntu agasembe wapi agasembe wapi ese araho twagasangiye ko n'uvurimo kunshinza nkaho twagasangiye ndakubaza ariko agasembuye oya ibyo agasembu uzabimbaza ubutaha ariko mbemero kuri n'umukristo urabyose agasembuye ntago wafata hasi ubundi kunywa agasembuye nibyo bigaragaza ubukirisitu abantu bakijijwe bakera imbuto wagaburiye mugenzi wawe ufite inzara akakuvuga ngo kunywa inzoga nibyo byagiye nese ubu reka nkubaze Patrice ibyo witiranwa na petit frère reka nkubaze ni nk'umuntu wiyita umurokore kuba urimo kumbwa uri sunsembura nk'umuntu wiyita umurokore umuntu aburara areba ngo ntanywa inzoga yakwihirikira inzoga n'ubundi hari abantu ngiye n'abantu benshi bamfasha benshi binywera n'inzoga kandi mbona banyerera imbuto kuruta wa wundi kuvuga ngo ngende uwo Kristo ariko yagucaka avuga ngo mwiri wahekenya amenyo gusa uwo ni umuntu yenda kuyamira kare ubu kuba umurokore nyawe ni ibikorwa byiza kora ibikorwa byiza ibyo kuvuga icupa ntago ari byo rizakuranga kuri umurokore cyangwa utari umurokore umukristo nyawe yakaba yujuje biki umukristo nyawe yakaba yujuje indangagaciro ya kimuntu ubumuntu rero hari abantu bitwa abantu ariko badafite ubumuntu sibyo nje akenshi na kenshi ndihera ukuntu navutse murabona ko navukanye ubumuga bw'uruhu navukanye ubumuga bw'uruhu ariko nta mpuhwe nyinshi nigeze mbona z'abantu urumva abantu baranteranye bakavuga ati cya kintu irane nyamweru irami mari ni boro nkareba umukano no naca no kubarokore bitwa ngo nabarokore bagenda bavuza agapendo gutya nkumva umuntu aciye ngo toka shitani mizina rya Yesu kandi ngo numuroko nese ubabasa nge nahise ntekereza ndavuga ati buriya babona ko ndi daimoni buriya mu bintu asengera yirwa asenya nanjye mba ndimo ngo toka shitani buriya rero ngiye umurokore ntago nzakurebera mu gatambaro sinzakureba muri costume sinzakureba ko ufite bibiliya nyereka ibikorwa byiza imbuto mu baturage no mu bandi bantu byo kuvuga ngo oya mujye mubyireka mubigihora kwa mugani baye no butumwa bukomeye umuntu yayirwa mu masengesho ariko wa mugano ugasanga nta muntu arafasha umuntu akaza agashima Imana mu rusengero ngo haleluya Imana ndashima Imana yampaye dufuka tubiri tw'umuceri nta n'ikirazanye mu rusengero urumva ngo ubwo arimo nese uko si kwishongora ku bantu nuko bakina ku mubyimbi nta mashimwe arimo urumva ahubwo babaje gutera ikirungurira abantu ye nazagiye umuntu ntera ikirungurira ndashimana nk'amaye igitenge gishya ngo yamaye igitenge gishya mfite bubu umuntu agahaguruka mu materaniro inshuro nkajya kuri toilette ukagira ngo yariye fuso y'ibiryo urumva kugira ngo babanze barebe yabaze akwiye gushima Imana atanga n'ingero iyo ashobora no kuza mu rusengero akavuga ati njyewe Imana yangiriye neza urumva ariko muri ibi bintu nzanye hari icyo nzanye nanjye umuntu ufite ikibazo aze kunyegera wenda nyuma y'amateraniro
akaza kumukubita nk'ikiro cy'umuceri basi n'uwo muntu akavuga ati uyu muntu Imana yagaburiye nanjye mbiporofitiyeho. Abantu rero guprofita bakize byarananiranye, umuntu arakira agakira ku giti. Umuntu nanone aho ngaho twaturenganyije umuntu wese Imana ikugire neza ikaguha uwo muceri abandi bawubuze, kuba washima Imana ko wabonye ni ikibazo. Kuba wabishima ni byiza, ariko hari ugushima kurema icyizere, urumva, gutera icyizere umuntu ukanamwereka ukavuga ati nimba afite uwo mufuka w'umuceri n'uwo muntu ushonje uri mu nzu uri mu rusengero jya urayabona atanze nk'agafuka k'umuceri cyangwa se nk'ikiro cy'umuceri akavuga ati uko biri uyu muntu ashimye mukuri. Ahubwo kuza ukatwirata iruhande udutiraho imibi y'inkoko ngo ndashima Imana ngo maze kurya inkoko 200 ngibiki n'ibiki ngo nagize umufuka uruzuye ngo ibiryo ndabimena. Ubwo sibyo ni ibintu ubwira imbere y'abantu bashonje. Hari umuntu wabuze n'igikondo ako giye Imana izambabare njya rumura harabigenza kubita abantu ngiye. Urumva sinjya ndwana ako Imana izandinde abantu mushima mu rusengero mushima ibintu bifutamye nuzajya umbona ujye wiga gushima neza. Ariko rero wa muganiye point cyane ndumva yumvikana. Birumvikana ko none kundi ruhande ntabwo yumvikana. None se reka nkubaze, hari umuntu wigeze kuza ubwo ndaguha urugero rw'ibintu nabonye. Umuntu yaje mu rusengero araza arashima aravuga ngo ndashima Imana ko yampaye imyambaro myinshi, imwe ndagenda nakwibonera abantu bafite ikibazo runaka gutya na gutya, nkabona ibibazo bafite nkabona ngewe ntabyo mfite. Urumva nkabona abantu bambaye ubusa, haragensha ku bantu bambaye ubusa ati n'ubu ngubu hari n'abantu bambaye ubusa mu rusengero badafite ibyo kwambara. Urumva ndibaza nk'umuntu burimo kuvuga ngo abantu ngarabona ngo mu rusengero ngo mu rusengero ngo harimo birashoboka ko harimo n'abaje ngo bambaye ubusa bambaye incocero, nese ubwo akoze iki nimba afite amabaro y'imyenda. Oya abantu barimo barateye isesemi my friend nuko kw'Imana sintukanye. Muraza turi umubi w'inkoko. Baza baturira umubi w'inkoko abantu bashonje. Mubanze muha abantu musa byakiriye. Umuntu uko yivunikira ashaka ifungo rye niteko ngo agende se ari basangiza. Niyo si turimo tubyakire. Nese reka nkubaza. Nimba umuntu afite amaboko 2 undi akagera kumwe bazabona bimwe. Ufite amaboko 2 nagerageza supporting ufite ukuboko kumwe. None si n'abantu bari bafite ubumuga barusha ubukungu abantu bafite amaboko yose. Nabuze. Uyu muntu ufite amaboko yose wanga gukora wo ni ikigwari kirenza ahubwo. Urumva nuko abo bantu batanabafunga ahubwo bakakwiye kujya igikondo. Nese reka nkubaza, ni gute ufite amaboko n'amaguru, ufite umutwe ufite amaso urareba, ntugenda wikubita ku gikuta, sibyo? Warangiza ukajya kwasama hariya nganga inzara iranyishe. Ahubwo nukuri Imana izambabare ntizakunyereke. Urumva umuntu afite amaboko afite natwe abafite ubumuga twarahagurutse turakora ntangatswe umuntu izuba ritica. Uzi ikintu nigeze kubura kimwe, nigeze kuganira n'umuntu nganira n'umudamu wanjye tubana, avuga ati rero sheri ugerageze wiga ikintu bita gukora. Urumva ariko kubwira ninjye wabimubwiye. Hari igihe twigeze kubamo nkambona nyine nta ibintu bya courage yo gukora nkabona ntabishaka. Avuga ati rero sheri wanjye switi wanjye gisheke cyanjye wige gukora gisukari ariko kitari majyane aho naba ndegeye sinzi byari byo. Urumva avuga ati wige gukora kuki ngewe ufite ubumuga ngenda nkakora wowe wirirwa wicaye ahangaha kuti tugerageze dushaka ibyo gukora. Wowe ufite ese niba umuntu akoze akaburirwa undi agakora akabibona niteko ko wabonye aho. Ariko uburirwa gute? Waba uri gugapfa uburirwa gute? Uri mu isi. Reka turi kuri iyo ngingo yo gushima Imana uko umuntu yabonye. Niba umuntu yiboneye ibintu n'itegeko uko abiguhaho. Oya ariko abantu bagiye ubwo icyo gihe umuntu utabikora ntago ari itegeko. Ntago ari itegeko. Uzi impamvu se? Nje nuko mfite ubumuntu bwuzuye. Nuko nje ndashaka no kubona nimbona n'amafaranga nzajya nayo mfite nutwo ngiye mbona. Arigiye nk'umuntu andeba kuri social media gutya agahita ambwira ati reka nkuremera akantu gutya. Urumva yandemera nkahita nibuka ko hari umuntu wambaye ejo bundi nasanze afite umwenda wagiye hamakasha awambaye hafi umwaka. Avuga ati muraka nari mfite cyangwa se mutwo mfite reka musagureho kamwe. Ubwo nibwo bukire dushaka. Tutamugurira. Iki se? Ukamuhaga kandi wambaraga. Hari igihe muhiye kubyo naguze ariko akenshi ntagiye kwirarira ntanga kubyo nambaye ko nabyo bidashaje. Nimbe nanjye ndabitanga. Nese ko oya nimbe nanjye ndabitanga. No ko hari uwicanisha imbaburasa. Imyenda. Ko hari uwicanisha imbabura itaracitse mu kibuno kandi nizacitse barazidodesha. Kuki atagira n'uwe ni yavuze ati ako karashaje reka nkagaho umuntu nshobora kuguha wanenga ko nkwaye ibintu. Byo ntago rwose ababinde icyo mfa nuko mba nkoreye umugisha. Urumva
aho kantu tunakavaho yari message ikomeye cyane abantu bashima Imana gute abantu icyo kintu tunakiveho cyangwa se umuntu amenye ibintu byo kujya mu rusengero yes abantu bashima Imana rero umva mbigishe reka mbabere mwarimu uyu munsi ko ndabona abantu benshi baratanye basigaye bagenda mu nzira zigoramye niba ugiye gushima Imana sibyo no mu rusengero gusa ariko cyane cyane ayo mashimwe akunda kugaragara mu nsengero niba ugiye gushima Imana jya umenya yuko womo wibikomereye ariko hari n'abagikomeretse mu rusengero kurumva niba ufite agafuka k'umuceri shima ariko uzaneho n'ikiro cyangwa inusu urumva utanga uvuga ati mbihaye wenda urusengero cyangwa se umuntu ufite ikibazo aze kunyegera nanjye muhe ku by'Imana yampaye urumva ubwo se wabona ibyo ubahaye ubivuze utyo ntago oya ntago ari ngombwa ngo uneso nabaha bose ndi Yesu ndi Imana se ntango uko imbaraga Bibiliya iravuga ngo tugende imbaraga zacu ko zingana umuntu agenda uko imbaraga zingana niba ukuyeho ikiro menya kuri bugabanya abantu babiri mukamuha inusu n'undi nusu cyangwa se ukabiha umuntu umwe ukavuga ati wowe urakize na wa wundi utabonyeho iyo abonye bahaye mugenzi we aravuga ati ubutaha ni njyewe ya kabisa ubwo ni ibintu byo cyane cyane Mr. Yes niko witwa nta kintu ujya uhakana oya ntacyo ariko mpakana ibiki nta kintu njya mpakana njyewe bavuga ati umuntu ni Yesu oya ibyo ntago urwo rwego ngiye ntago ndirwa nese ubuko hari abantu bitwa ba Yesu benshi ba Yesu se hariho ba Yesu benshi ariko iyo umuntu aririmbye ngo Yesu ndagukunda ndagutya abantu benshi mu mutima bahita bemera ko ari Yesu wawe ndi wabambwe ku musaraba ubwo rero nimva mvuze Yesu ntago mvuze ngo umuntu nica umuntu ngo ni Yesu ngo wikiriza byose niba uvuze Yesu abantu nibaze kumva ko wikiriza byose oya ntago nikiza byose uzakubita umuntu se mvuge ngo ni Yesu ndavuga mu byiza byose mu byiza ni Mr. Yes ku mugabo witwa Ndimbati ntago yerutse hanze anga Yese Ndimbati uramumbaza ntago uzi ko ari muri gereza man nyine ndavuze ntago ari hanze anga ari muri gereza nawe ugira ubutumwa umutanga ku bantu bari muri societe Ndimbati se byamubayeho bitazabona kundi bo nukuvuga icyo nabwira abantu icyo nabwira abantu imba bashaka ibiziriko imba ibikoresho biba byababanye babirebire nibige kuzirika cyangwa hari za mucikopa zifata cyane bige kuzifata bagende bafata ubu mucikopa bugize bazirike ko abantu benshi basigaye bagendera bagaragaza ibikoresho ku gasozi umuntu wese wabonye agashaka guhita akoraho urumva gusa ariko icyo navuga ntago bose ariko babibunza hari abo babeshyira ngo babibungije ari uko babeshya ari ishyari bari bafitiye kugira ngo bazime kuri kariya bafite kubyo bafite umuntu wanga umuntu yabizanamo n'ishyamba akakuzima umva we nibigutangaza wenda ntago ngiye kwinjira mu makuru ya Ndimbati cyane hari igihe umuntu ashobora kuza agahita akora nk'iki dosiye Ndimbati bakavuga ati kuri amutipe numvisha ko Ndimbati yari afite n'akabari bavuga ati uriya mutipe afite akabari yamaze ugafata karimo inana zitwika urumva mahapucyuri zose ziba zirimo urumva noneho nanjye ndabona uriya mutipe arimo kukamfatana urumva agahita yiga umupangu agashyiramo n'amafaranga kugira ngo Ndimbati bamuzimye ajye muri gereza cyangwa usibye na Ndimbati n'undi muntu wari wese kuko icyambere iyo uteye imbere abantu barajigiwe hari igihe bakubeshyera bagashyiramo n'ifungo ryabo kugira ngo uzime ariko agati kateretswe n'Imana ntigahungabana oya gusa ariko ikintu navuga abakobwa wa mukobwa we ngiye ndibariza abakobwa ariko dufite abakobwa muri minsi basigaye bakaze nukuri kw'Imana abakobwa reka babatera inda urumva reka babasagarire kuko abakobwa basigaye bibunza birenze umukobwa arirwa yibunza mu byumba by'amasengesho ari ibintu byateye ari ibintu nshaka kuvuga umukobwa akirwama ngo ngiye kwa runaka ngo niho hari icyumba gishyushye ngiye kujyana na papa runaka mu butayu uwo muntu mujyanye mwaravukanye ni Yesu mu butayu ariko nta kibi kibera oya mani babasambanyirizamo bakabatereramo amada urumva ntago twanze kuvuga ko abantu gwogwe ki babombokerezamo ibintu kumva byasakuje byakaze urumva hari abantu bitwa ngo nabakristo abana nabo barashyushye badashyushye se ntawe uburishyana ashyuha nyine iyo ushyushye ubona ishyano iyo ushyushye cyane ubona ishyano wumvise ntabwo byoroshye abakobwa kumva ngo yavuye hano ngo yagiye mu cyumba cyo kwa runaka ngo niho basenga neza ngo niho babareberayo Imana itagusanze aho ngaho mujye mumbabarira cyane gusa ariko abakobwa bitonde bigire neza bagire imico myiza kandi ikindi nimba
wa mukobwa nimba uzi ko umugabo mwaganiriye cyangwa umusore mwaganiriye ukemera yuko muri buryamane niwe wabyemeye ntabwo uri robo ufite umutwe wuzuye utekereza nimba ukuyemo ijipo ugakuramo ikariso ukavuga ngo welcome wa mugabo cyangwa wa musore we ibivuyemo kuki ujya kumuteza abantu kandi ari we wabanje kubyemera oya harimo n'ihohoterwa rirenze kubera iki yakubwiye ukamubwira ati sinshobora nimba akubwiye ngo ngwino unsure muri ghetto ukamubwira ati sinshaka ntago yakura sasa hako nimba wijyanye muri ghetto ejo utangira inda yageze hariya ngo yaransambanyije ntera inda none ibintu bimeze gutyo warijyanye uranamufungishije urabona utazabona ibyago we n'ishyano rikomeye cyane waremeye uragarama murasambana havuyemo umwana ntumubwiye ati reka tubigenze gutya sheri hako utangiye kumuteza abantu nese ubundi reka nkubaze ndimbati ko yari yemeye gufata abana b'uwo mukobwa urumva akabafata akamarihira amashuri akabaha naho kuba uwo mukobwa yashakaga ikindi wenda kirenze nese kuki yemeye ko baryamana ubundi erega n'ibintu abantu leta igowe no gutekereza ikanareba abakobwa nabo babafatira umwanzuro nabo bigweho umukobwa nimba yemera umuhungu akamuhamagara ngo ngwino utsange muri ghetto iyo ghetto ugiyemo uzi ko ari muri paradizo barakurongora hagarara hamwe urumva ni mu gasenyi yanyuma no gutwita ngo wandenda ngo ugiye kugushyira muri ribu ngo ugiye gukira gute ubwo n'ubusarigoma ahubwo bukomeye abakobwa basigaye bibunza birenze urumva nibitonde bagende neza urumva ibintu bikomeye ariko bidakomeye kwa mugane bari buri minsi nabo barasa n'abashyushye mukuntu ase badashyushye umuhungu arahamagara umukobwa ngo sheni ngo none se ngo waje ukansura harya ngo nihe nsanga hari wenda mu budurira n'urugero umukobwa ukabona arakomanze arinjiye ejo bamutwika inda ngishyano ngo ryacitse umurizo ngo ibintu byakaze ngo akaraga nkungiye kugafungisha warafungisha umuntu mwaryamanye kandi warabyemeye nta n'isoni burere buke gusa aho ngaho tuhave ubutumwa butambutsemo nanone kuri Miss Rwanda birutse kuvugwamo ruswa umuyobozi wayo natabwa muri yombi tugahita tugera duca muri byane bica kuri social media kugira ngo tubashe kugenda duhana ibitekerezo hano muri Miss Rwanda bo ntabwo ibintu byose mba mbifitiye true story yuzuye ariko ndwaye agakora abantu munyihanganire yes ni ukuvuga ngo icyo navuga kuri Miss Rwanda ase ntubizi nkoko ziba zirya ibyatsi zishaka umuntu azote aho zikari ibyo urumva se gatureka hanyuma icyo nashaka kuvuga cya Miss Rwanda barimo kuvuga ngo harimo ruswa bo birashoboka ko iyo ruswa yabamo sibyo ariko nanone yuko kimwe bitanashoboka ari ishyamba bamugire kubera umwanya ahagaze muri mugabo n'umugabo uriya muntu uhagaze reka tuvuge gutyo uriya muntu uhagaze muri uriya mwanya wo kumenya aba Miss Rwanda urumva kuko numvishe bavuga ngo abimazemo imyaka igeze mu 10 ndumva hari abimazemo igihe kinini afite uburambe mu kazi nose ubwo iyo myaka 10 ishize bibonetse ubu ngubu ku buryo bavuga ubu mu myaka 10 nibwo yibutse gusambanya abakobwa hari icyaha gitinda kugaragara none se abo ngabo bo babihishaga bashaka iki uko babihishe nibakomeze babihishe barabishaka se babikoze babishaka se ubundi bajyaga hehe niba uzi ko akazi ataraka niba ubona yuko akazi karimo kugusaba ibintu birenze wowe urabyemerera iki nubyemera emera impact ingaruka zivamo ibyo kwiri guteza abantu ngo gutya byageze gutya na gutya nibyo reka tuve muri Miss Rwanda urumva twiganirire ubundi kubwenda reka tuvuge wenda umuntu akwemereye akazi akavuga ati reka tumaze turyamane ubwo ni ruswa y'igitsina urumva birakwiye se gusa ariko ngiye ku giti cyanjye singiye kuyobya abantu ariko ku giti cyanjye mwana amafaranga yarabuze urumva ngewe umbwiye ukambwira ati Fidel ngwino ndaguha vewiti ndaguha amaso y'inyana Mr Yes akambwira ati Mr Yes ngwino ndaguha amaso y'inyana urumva cyangwa guha 200 ngwino mbyarira kana mpamagara uje no mutere nze mutere sindushaka se Bese wabikora ngo gwiki wacu umugore wawe inyuma kubera amafaranga oya ntago ari kuvuga ngo namuciye inyuma ntago ari kuvuga ngo nakazi ubwo ntago ari kumuciye inyuma ubwo se biba byitwa ngwiki ubwo nakazi ibyo ngibyo byo nakazi ntago ari uguca inyuma urumva ntago rero umuntu yaba yankunze nkanjye Fidel ngambwire ngo
ngo bimeze guta mpamagare gutya mbwira ati ngiye kuguha imodoka amaze iminsi mbona ugenda n'amaguru kambwira ati ariko ngwino ngabanyiriza ubushyuhe ubwo bari igicecuru ubwo bari igicecuru nari ubwo igicecuru urana ndi umusaza mani nsangenda mu botungana uja ku mwana muto uzi umwana muto iyo veti yaba yikuye hari abantu bayifite mani tabona abantu twajegeye ukagira ngo bose niko bajegeye hari abantu bayifite urumva barajegeye njye narajegeye mani ese ubwo kuba akazi karabuze cyangwa amafaranga yarabuze wemera ko umwari yatanga umubiri we kugira ngo abone akazi ntabwo nabyemera muri rusange njye simbyemera sinemera ko umwari yatanga igitsina ngo abone akazi ariko se byanze oya sino kuvuga ngo byanze hari ababibwirwa bakabyemera nimba babyemeye nyuma yo kubyemera nyuma yaho bateraho komenti z'iki kandi barabyemeye wari bavuga uti niba umuntu abyemeye kuki nyuma azana ingaruka kuki azana ingaruka kandi yarabyemeye nimba agomba kureba ibintu niba ageze kuri reception bakamubwira ati kugira ngo nkwa akazi ugomba kuzana igitsina agomba amahitamo naye agomba kuvuga ngo yego cyangwa se oya nimba avuze yego rero akinjira muri icyo gikorwa yikwirirwa ashyiraho commentaire kuko yabyinjiyemo abishaka abantu tujijuke tuba abantu batekereza urumva nimba winjiye mu gikorwa reka gushyira commentaire inyuma rero wabyinjiyemo bishaka niba ubyemeye byemere reka kurenza urumva nteze ubwo umuntu abarenzaho ibindi byiki ntabwo mvuze ngo abantu batange ruswa z'ibitsina ariko mbere yo kugira ngo mubitange mubanze mutekereze inshuro nyinshi muvuge ati ibi bintu ngiyemo nimbyara umwana nzamufata gute ese bizagenda gute ese ninandura indwara nzabigenza gute uhitemo kubyihora niyo mahitamo nge naguha ariko mu gihe umubiri wakunaniye cyangwa se mu gihe ibitekerezo byawe byakuganjije ukageramo commentaire izindi utera n'iziki kandi warabigiye mubishaka erega abantu dufite ubwenge abantu bakishore mu byaha babona byabagezeho ingaruka ngo yewe haya akareka baba babigiyemo babishaka ahubwo bakwiye kugira gute icyo nababwira inama nyayo ngewe ni ukubereka bacyubyumva ibyo bintu ariko mu gihe ubwonko bwe mu gihe yabikoze ubundi wa mugani ko umuntu ushaka kugenda ugasanga umusore mukundana umuhereye ubuntu umuntu yakubwira akazi uramwimye uti umunyabwenge yawe wumva bitagoye none se reka kubwira hari abantu batangira ubuntu nyine urumva bakirirwa basambana guhera mu gitondo kugeza nijoro urumva ari irari bifitiye urumva atari n'akazi hari abantu babikoreshwa n'irari hari n'abafitemo business ntabwo wari ubizi se reka habamo na business byagaze wiki uzayimbaze muri content indi izaza nzaza mbivugeho birimo business nyine hari abantu babikoramo business gusa ariko baba biyicira ubuzima ejo hazaza abari habi byadanje ni ukuvuga ngo warumbajije mbaza numve ari nkubajije ni wa mugani kuba ushobora kubona akazi kuko bagusabye ko muryamana ariko ugaha umusore mukundana bivuze iki ni ukuvuga ngo biterwa n'uwo musore uwo ari we ariko hari igihe umukunze wenda mupanga kuzabana nuko n'uwo wawe mwabigenzaga indese nigeze ndyamana nawe kareka njyewe napfunduye agaseke twamaze gukora ubukwe oya nirinze no gucokoza kuko ncokoza ntabwo nawe kwirirwa nongera kumusubiraho ni siko mba naramubonye wari utaracokoza ahandi se oya ariko ncokoza ibiki icyuma cyanjye ntabwo gikubagana aya icyuma cyawe ntabwo gikubagana no ntabwo gikubagana ntabwo icyuma cyanjye gikubagana ubwo rero hagize ushaka kunkubaganira twahuye nkiri imanzi nawe ari isugi ariko n'ubumanzi ntiburashiraho neza haracyari udusigisi tw'ubumanzi ubwo uhita ukuraho n'urujijo rw'abantu bavuga ati nta sugi kibaho ariko isugi iriho isugi ziriho isugi ariko ziri mu buryo bwinshi hari umuntu uvuka ufite ibibazo byinshi cyane urumva afite wenda nk'ubumuga ni urugero sibyo kavuka afite ubumuga abantu bakamwanga agahamana ubusugi bwe kubera bamwanze urumva hari n'uhamana ubusugi rero kubw'imyifatire myiza urumva hari umuntu uhamana ubusugi kuko yaburiwe yabuze kubw'imyitwarire myiza hari n'ubuhamana kubw'imyitwarire myiza rero abo bose bombi barahari yaba ari reka tuvuge wenda ku myitwarire myiza cyane cyane abantu bafite imyitwarire myiza b'isugi barahari barahari
ndabizi neza wenda sinavuga ngo nagenda mbapima mfite icyuma kibapima ariko icyonzi cyo mu Rwanda ntago birarengera ku buryo haburamo isugi wapi. Okay, ni fresh sana. Tugana no ku musozo rero. Ubwo cyo ngicyo cyo tuvuzeho kuri iyo ruswa wenda y'igitsina cyo twakanzuraho noboye ubutumwa wagenera abantu se yaba kubayitanga no kubayakira. Mbo icyo navuga ku bantu bayakira, ku bantu bakira ruswa y'igitsina kugira ngo bahatanga akazi, ibyo ni imico mibi murimo kwanduza u Rwanda, murimo kudukura mu muco mudushyira mu ico mwitora ibintu byo kwaka igitsina. Nyurwa n'uwo yaguhaye, kandi nimba wumva ubushobozi bw'icyuma cyawe cyakunaniye, igikoresho cyawe cyakunaniye, fata umwanzuro werekana umugore gukwa ntago ari ibintu bikigoye, ugenda uzana umukobwa mu bane, ibyo ushaka iryo rari rishire. Ako kwangiza umwana w'umukobwa ngo uramuha akazi ari uko yaguhaye igitsina, gusa umukoreye ibintu byiza. Reka mungabo tubaveho. Abakobwa nabo batanga ruswa y'igitsina. Nimba bakubwiye ikintu, abakobwa mwagiye mureka kwisuzugura ko muri abantu bari hejuru, kandi tunabemera, ngenda n'abakunda cyane. Nimba muzi ko muri abantu bafite ubwenge, kuki umuntu ashobora kugusaba ruswa y'igitsina ugahita uvuga ngo nabundi ngo naraburiwe, ngo byaranze, ngo akazi karabuze, ngo gutya na gutya, ngo nago byihorere utekereza izindi nzira, kandi ntugatekereza inzira imwe yonyine. Nutekereza inzira imwe bizatuma ukora ibyaha utazi. Tekereza inzira nyinshi z'iterambere. Uyu munsi nimba uzi kuri uri ubona igiceri cy'ijana ukarangura orbit, menya ko wenda ejo uzarangura papier mishwari, gutya ushaka inzira nyinshi zigiye zitandukanye. Nutabona inyungu yavuye kuri papier mishwari, urayibonera kuyavuye kuri orbit, akutarinze kujya gutanga igitsina. Urajyamana n'umuntu udashaka, urihata iyo mihato y'iki warindiriye, urihata iyo mihato y'iki. Ni imihato nyine. Nuwo ni imihato, uzi impamvu se? Ni nko gukwikira isuka, nko gukwikira umuhini isuka itari uwayo, bakaguha isuka nini, isuka hasigara mu mwanya, uri muri niyanduza. Hari n'igihe usanga umuhini ari munini ukakwangiza. Fresh rero, abakobwa mwitonde, muri beza, turanabakunda cyane, mwifata akazi kubera mwatanze ruswa y'igitsina. Nimba mushaka muzampamagare mbafashe gusenga. Bazampamagare mbafashe gusenga. Ubwo ni ya misengere wabwiraga abantu? Bya byumba umva nkubwire Patrick. Ukuntu nsenga nge ntago ndi nyabingi. Sindi na bayari. Nge nsenga isengesho rikaze. Urumva? Ushobora kubwira umuntu nkavuga ati ndakuvumya akavumika koko. Biseriam serious. Uza hazagira umuntu ukabigerageza. Uvumo umuntu. Yesu ntiyaje bakamuyoberwa. Hazagira umuntu ntuka noneho. Cyangwa muri commentaire yandikemo n'abavuga ati Fidele gutya na gutya abavuga ibintu bitameze neza. Undenganyije. Nugira amahirwe sinzakuvuma, ariko nugira amahirwe nukiri ibyaho nzakuvuma. Biramufata ni cwa no kubwira umumotari nkavuga ati baba ndi bajyaga bivugisha ngo deriboro ngo derimari. Ntawe ucyongera kuko iyo yabivuze rimwe mushobora guhita muvuma nkavuga ati ntubone amafaranga uyu munsi. Akirwa yerera na motomoteri amavuta arimo gushiramo ubusa. Agataha ariko kumbi password ntiyayimenya ibyari. Oya ntago ari umwako. Ni ububasha mfite. Eliya yahagaritse imvura, abonye abantu banze kwemera ahagarika n'ikime. Urumva? Ngo rero nanjye niba iyo umuntu ashaka ko musengera ndamusengera ibintu bikaba. Kandi iyo ushaka ko muvuma ndamuvuma. Umuntu no gutera umwaka bishobora gutandukana gute? Cyangwa umwaka. Oya kuvuma umuntu, uvuma umuntu wakoze ikintu kibi wananiranye. Urumva? Ariko gutera umwaka ubu narenganya abantu. Hari umuntu ucaho nta kintu yakugize. Ase ubundi umuntu utera umwaka abaho ntaho ubaho. Eka umwaka no kwa Satani. Okay, fresh and tubutogana ku musozo cyane cyiza cyane, ariko dusoje udasekeje abantu. Ntabasekeje se ngo niba uzabasetsa muri mu cy'ubutaha. Ngewe nzabasetsa kandi ibyo gusetsa abantu birahari. Urumva? Icyo naje kwerekana nuko nahinduye izina nitwa Mr Yes. Urumva? Mfite na YouTube channel yitwa FTV Rwanda. Ujye ndi n'umuhanzi buriya. Ntabwo ari ubizi se? Ndi umuhanzi mfite indirimbo nyinshi, hari indi ndashaka gutabana kapera ariko banze bajye no muri mode ishaka yo FTV. Yes, Ushaka FTV atanumve shuririmba. Niko nawe ufite ingingo zindasa byadanje nawe. Bamwe bitahabi. Ababyihorere. Siko mise numva rusoka ikubise mu mutwe, arya rusoka. Bo, ni indirimbo ivuga ngo
ese kuki mbona abantu bapfa ubusa bakanganira ubundi bakangana kubera bazizanye ubusa baretse bakwimitse urukundo mu mitima yabo ibyo rero ndabibona bitewe nuko navutse lyrics ari kuri modo atashakana ko cyangwa kamelody nyine ndashaka gushyiramo melody nagira ngo mbaze bumve message yanjye yes ese ko mbona abantu dupfa ubusa tukanganira ubundi kandi twararemwe n'Imana imwe rwose nitugapfe ubusa nje nawe turumwe twaremwe n'Imana imwe turumwe duturane tudatongana tubeho mu mahoro dusabane tugenderane dushingirane nje nawe turumwe kandi tuva amaraso amwe tureka gupfa ubusa no kore ndabihamya turumwe kabisa ndashaka kujya ukuntu wisindira abantu gato kubitamo na rap niko kabi cyane ubuzanye umva man hari ibi studio by'ibikwanga nshaka kuvamo hari studio man zidakora kabisa hari studio zanyica indirimbo ubu ndimo ndicuza ase nk'ubu Bob Pro yambona ariko Bob Pro nawe natandeba ndamuteza ikirunguriro Bob Pro nuriya ngo ni uriya oya nago ni umuvumo Bob Pro ni inshuti yanjye nuriya element uriya ngo bari bagomba kundeba n'abahanzi murumva rap yanjye itameze neza hagize nk'umuhanzi uzakahita njugunyira icyo bita igipromotion akavuga ati kadukorana ikigoma cya danje hahite hashya pe umunwa ndawufite message ndazifite umuhogo ndawufite swaga ndi nazo icyango ndi nacyo kigaragaza ko ari abahanzi urumva mbo nta kintu rero wazumbwira ko ntari ahubwo abahanzi mu nsakinge mu nshake kabisa ubwo surabura iki indese ndabura abantu banta mu kidendese nicyo cyonyine kibura naho impano ndi nazo abahungu ni bagutemo oya ni bantemo kabisa abahungu bantemo bakoze cyane kutugana tsinzi narundi butumwa ufite kugira ngo ugenere abantu hanyuma dusoze right ikintu nababwira mureke n'abafite ubumuga tukuza impano zabo sibyo nk'ubu nge mfite ubumuga ariko ndacyafite imbogamizi yuko ntabona uburyo nzamuka ndi umuntu uzi kwiha icyubaho agaciro ndi umuntu wikubita cyangwa nkamenya kwitera agaparufe tugendanye wa muhanzi ukavuga ngo dukora indirimbo sinagusebya urumva mba ngenda inzira zose mpumura mba niborosheje fresh urumva hari n'umukobwa ushaka kumbwira ati ngune ngo akabizuye nakamuha nta kibazo nta mwanda mba mfite umugore ariko ngira ngo muce inyuma oya ariko bizu oya ntarari mfite mane nese ubundi bizu biterwa n'ira rusibye ibi abantu basigaye baranduye ubundi bizu wayihaga umuntu ukunda byahatari bitari uby'uburayi abantu rero barabihinduye bizu bahita bazishyira mu burayi bani mujye mumbabarira gusa icyo nabwira abantu mushyigikira abafite ubumuga kandi nanjye Fidel Mr Yes naje nje kabisa mujye kumbona mu bikorwa bigiye bitandukanye comedy ubundi ngende mbatsetsa urumva rega nzogwenge sha ibintu byose mba mvuga sana yitwa FTV niho mumubona Rwanda FTV Rwanda abantu bagusure yo bakurikirana ibikorwa aho bageza mu simusho ko cyane kutuganiza reka dusubire mu Rwanda cyo tutamakora cyane ariko hari nakandi kantu nifuza my channel YouTube yitwa FTV Rwanda FTV ugasiga kanyu kandika Rwanda ako wampaye subscribe nshuti yanjye kuma subscribe nta kirungurira bitera nta sefu bitera nta nubwo uri bwibagirwa umuryango utahamo w'inzu mumpe subscribe kuri FTV Rwanda hanyuma mukomeze mujyeho murebe n'indirimbo zanjye mfite kandi aba producer mbibwirire mbisabire mu ntera inkunga kabisa nta fungo ndagira rigize ku buryo nabona amafaranga yo gukora indirimbo zigezweho ziza ariko mfite message Wena ari nimero yayibahe umuntu agiye gusanga na inbox yaguye n'ubutumwa ubwo umuntu atakohereza nakana kushaka guha message cyaka kugira inama yo kwakora ibyo bintu byawe yes murakoze cyane ushaka kubunda waba uri umuproducer urebye kino kiganiro ariko mbere na mbere nsabira umugisha yawe TV God bless you so much kuba mwita ku bantu nkatwe n'abandi bose Imana ibahe umugisha hanyuma rero nimero zanjye ni 078 90 3 7 cyangwa 0789037388 God bless you so much. This is Mr. Yes. That's Mr. Yes. Twari turi kumwe muri show yacu y'umunsi ko cyane kudukurikirana no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro yawe TV kugeza mu reka dusubire mu Rwanda byacu bitanu.